mu makuru rero nabateguriye mpereye igatsibo hari umugabo wo mu karere ka Gatsibo wo murenge wa Ngarama kagari ka Karambi uyapfuye yimanitse mu mugozi aho abaturanyi bakeka ko urwo rupfu rushobora kuba rwarakomotse ku makimbirane yo mu muryango ngo akaba yarakwitwaga n'umugore n'abana umva ngo baramujwigirizaga iyi nkuru y'urupfu rwa uzabakiraho Evariste yamenyekanye ejo kuwa kane kumenyekana basanze yimanitse mu giti none abaturanyi babonye ibyo byago bababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera bavuga ko kwiyahura kwe byaba bifitanye isano n'amakimbirane yahuraga mu rugo rwe ari uwitwa Kamuhangire Diomede yagize ati twababajwe cyane no gusanga uyu mubyeyi yashizemo umwuka kandi apfa urupfu rudasanzwe aho yapfuye atararwaye mu by'ukuri uyu muryango wari usanzwe urangwamo intonganya nyinshi aho abaturanyi ngo bajyaga gutabara bari buri munsi barakubitaga bakarwana bakagira guta abaturanyi bakajya umva ntukaturane n'umuturanyi urwana umva ugifata gatoto urumva abaturanyi n'ubundi bajyaga kubakiza umugabo yari afite abana bona bakuru bamaze gukura aho bajyaga bamuhuriraho nyine bakamukubita Mukeshimana Angelique nawe numwe mu baturanyi yatangarije imvaho nshya ko nabo bahuraga mu makimbirane ku buryo bukomeye ati ariko twatunguwe no kubona byagezaho uyu mubyeyi afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ati byatubabaje cyane ati ikintu bitugaragarije nuko abantu bakwiye kujya bakurikiranira hafi ibibera mu miryango abafite imitima yagize agahinda gakabije bakaba hafi bityo ibibazo bikaba byakemurwa hakiri kare umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Niyonzima Felician yemeje amakuru avuga ko umurambo wa Kisu ejo wahise ujyanwa ku bitaro bya Ngarama kugira ngo ukorerwe ipimwa anasaba abaturage kwirinda amakimbirane ngayo nguko rero inzego z'ubuyobozi z'umutekano zarahageze basanga ko umugabo ngo yapfuye bigaragara ko yiyahuye ariko yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo icyemezo cya nyuma gitangazwe na muganga ufite ububasha asaba abaturage kwirinda amakimbirane kuko hari amakuru y'ibanze yatanzwe agaragaza ko ibibazo byabaye ifitanye isano n'amakimbirane yibutsa abaturage kujya bagaragaza hari amakimbirane yo mu miryango bityo aho bishoboka abantu bagatandukanywa aho kugira ngo bizabyara impfu nibyo nababwiye nyakwigendera yapfuye afite imyaka 42 yasize umugore n'abana n'ukuri kw'Imana ngewe rwose mbwira abantu nti mutandukane iyo mungishije inama nkumva ibintu byararenge nyine hari igihe biba bitararengera muzi igihe biba bitararengera muzi ikintu abantu benshi bapfa abagore n'abagabo nyine haba hari ikibazo pe haba hari imbarutso y'ikibazo none ariko kugira ngo twa tuntu nituveho ikibitera ni ikihe azaho kwihagararaho mwabyumvishije kwihagararaho nyine umuntu nakavuga ati ngende umugabo ntabwo na reka buriya uvuga n'utarabona mugabo ati umugore yaguhamagara mwabagabo mwe muzajya mwishinga ngo wishinga intuza yundi ukagira gute ingendo yundi ugatagataga harya ari umugabo duheruka kuganira urumva wajya mu kabari ugasanga abagabo nyine biteretse ikiganiro nta mugore wo kukubaza igihe uratahira nta mugore wo kukubaza ibi n'ibi mwari muzi ko uwo mugabo ushobora kuba bibabwira ashobora no kuba bibabwira ariko we atatusha ngo abikore kwa kwihagararaho nyine kwiyemera ngo ndi umugabo ugasanga mu by'ukuri we umugore anamubaza turiho akamubwira ni wa mugabo uhaha mu rugo ni wa mugabo buri kintu cyose ariko yagira mu kabari ati njyewe umugore wanjye ntabwo yanzanaho ibi ngibi ati namuterura nawe nyakumva nabi ukaba urumvise ukagenda ngo nta mugore wo kubaza umugabo ibi buri rugo rufite uburyo rwubakwamo nugendera mu kigari uzaririra mu myotsi nta kazi kawe ni wowe wo gutuma ubwo ndabwira umugabo n'umugore n'inshingano zanyu zo gutuma urugo rwanyu rumera neza kubera ko nubwo tuvuga ngo hari ingo zibanye mu makimbirane ngo ni umuriro ngo ingo z'iminsi ni umuriro tuba turi gushyira muri rusange in general ariko ingo zose ntabwo ari umuriro zirahari zirimo imiriro nk'izi tubona umuntu akaba yakwiyahura abantu bakaba batemana ariko ntabwo ari zose dufite n'ingero z'ingo zitigeze zijya muri ayo makimbirane dufite izindi ngero z'ingo zahoze mu bibazo by'amakimbirane ariko nyuma bakagira bate bakicara bakabicoca turuke kugendera mu kigare wowe buri wese yubaka bitandukanye nuko runaka yakubaka byashoboka ko wakubaka bitandukanye nuko so yubatse sibyo buriya ni nkugira inama
niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uze kugira uruhare rwawe mu kwifatira umwanzuro, kuko ninkugira inama ndakubwira inama y'uko mbyumva, ariko ntabwo ndi kuri field, ntabwo ndi kuri tere, ntabwo ndaho ngaho ibyo bibera, ntabwo mu by'ukuri hari ibyo ntazi neza, kandi wowe n'umugabo wawe muba mugize mute mubiziranyeho. Rero ikibura naje gusanga mu ngo zimwe na zimwe hari ukwihagararaho, umugabo akigira ndigabo, umugore nawe ati ndakomeye, ntihagire uvugisha ukuri, ntihagire ushaka gusabana imbabazi, mukarebana y'ingwe, umugabo yakumva yikumburiye ntuza, akaba agiye hanze, yagiye hanze hari n'ibyo wenda yari yarabuze akaba arabiwe